ndi umukobwa utegereje kugirirwa neza n'Imana. Hoya ntago mbenga, imyaka mfite ni imyaka 30. Yego ndayujuje muri uyu mwaka. Nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyambwira. Imana ishobora kuba ireba ibizaba mu hano gutya guhera hano, noneho ikazareba n'ibizaza mu hano. Imana yewe yabwiye yuko izanyubakira urugo mfite imyaka 14, niko yambwiye. Ubwo muri iyo myaka 14 Pine Rwanda. Nitwa Manishimwe Esther. Nanjye nkaba ndi umukozi w'Imana. Mu buzima busanzwe ndi umuhanzi, nkunda gucisha ibiganiro kuri televiziyo. Hari YouTube nkunda gucaho, Impanuro TV. Nyiciyeho kenshi, yansanze ku musozi wa Kanyarira maze gusengera umuntu wari umaze imyaka 10 arwaye urushwima. Ubwo uwo muntu nawe namubwiye ngo aceceke ntagire umuntu abibwira, agenda nyine abivuga mu mudugudu hose nka kwa kundi Imana yagize gute, Yesu yakijije umuntu yarangiza ahamubwira ati uceceke ntugire umuntu ugira gute ubibwira. Ubwo rero uwo muntu niko byagenze, agenda byamamaza. Nuko nanjye Imana yagize gute yanyujije kuri iyo televiziyo. Numubwira uceceke ntugire umuntu ubibwira. We kubera igitangaza Imana yari mukoreye ako kanya, kandi yarakimaranye icyo kigeragezo, yarakimaranye imyaka 10. Imana irangije nyine kimukuriraho, yanga kubiceceka, agenda bivuga mu miryango, agenda bivuga n'ahandi hose hagiye hatandukanye kubera imirimo y'Imana yari mukoreye. Ubu ngubu ntuye nyine muri aka gasantere, habahita mu karere ka Muhanga. Ubwo nkaba ndi umukobwa ushima Imana, ndi umukobwa utegereje kugirirwa neza n'Imana. Hoya ntago mbenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Esiteri yari umunyagana, igihe kigeze mu gihugu yari atuyemo haba itangazo rivuga ngo abakobwa bose bateranire mu murwa w'Ishushani. Hanyuma Esiteri nawe yumva yuko ari umukobwa, Imana ititaye ku myaka yari afite, ititaye n'ukuntu yasaga, ititaye n'ugihagararo, Imana imutabaye idashingiye uko yari ameze. Kandi Bibiliya yavuga ngo ntabwo yabaga mu gihugu cy'iwabo kuko ari umunyagano, ariko yumva ko ari umukobwa, noneho byongeyeho yubashye n'iki n'Imana. Imyaka mfite ni imyaka 30. Yego ndayujuje muri uyu mwaka. Umwuka ndimo cyangwa se message naha abantu batuye isi yose, nuko uyu mwaka wa 2025 twatangiye, Imana yagira ukuntu igenza buri muntu wese ikamukura mu cyiciro arimo, yararimo, ikamushyira mu kindi cyiciro. Urugero bishobora kuba yenda ukaba warababaye mu myaka yose ishize itandukanye, ugahura n'ibikomere. Ndifuza ko umuntu wese waba warahuye n'ibikomere, byaba ari iby'umuryango, byaba ari ibyo. Nitwa Manishimwe Esther. Nanjye nkaba ndi umukozi w'Imana. Mu buzima busanzwe ndi umuhanzi, nkunda gucisha ibiganiro kuri televiziyo. Hari YouTube nkunda gucaho, Impanuro TV. Nyiciyeho kenshi, yansanze ku musozi wa Kanyarira maze gusengera umuntu wari umaze imyaka 10 arwaye urushwima. Ubwo uwo muntu nawe namubwiye ngo aceceke ntagire umuntu abibwira, agenda nyine abivuga mu mudugudu hose nka kwa kundi Imana yagize gute, Yesu yakijije umuntu yarangiza ahamubwira ati uceceke ntugire umuntu ugira gute ubibwira. Ubwo rero uwo muntu niko byagenze, agenda byamamaza. Nuko nanjye Imana yagize gute yanyujije kuri iyo televiziyo. Numubwira uceceke ntugire umuntu ubibwira. We kubera igitangaza Imana yari mukoreye ako kanya, kandi yarakimaranye icyo kigeragezo, yarakimaranye imyaka 10. Imana irangije nyine kimukuriraho,
yanga kubiceceka, agenda abivuga mu miryango, agenda abivuga n'ahandi hose hagiye hatandukanye kubera imirimo y'Imana yari imukoreye. Ubu ngubu ntuye nyine muri aka gasantere habahita mu karere ka Muhanga. Ubwo nkaba ndi umukobwa ushima Imana, ndi umukobwa utegereje kugirirwa neza n'Imana. Hoya ntago mbenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Esiteri yari umunyagana, igihe kigeze mu gihugu yari atuyemo haba itangazo rivuga ngo abakobwa bose bateranire mu murwa w'Ishushani. Hanyuma Esiteri nawe yumva yuko ari umukobwa Imana ititaye ku myaka yari afite, ititaye n'ukuntu yasaga, ititaye n'ugihagararo, Imana imutabaye idashingiye uko yari ameze. Kandi Bibiliya yavuga ngo ntabwo yabaga mu gihugu cy'iwabo kuko ari umunyagano, ariko yumva ko ari umukobwa, noneho byongeyeho yubashye n'iki n'Imana. Imyaka mfite ni imyaka 30. Yego ndayujuje muri uyu mwaka. Umwuka ndimo cyangwa se message naha abantu batuye isi yose, nuko uyu mwaka wa 2025 twatangiye, Imana yagira ukuntu igenza buri muntu wese ikamukura mu cyiciro arimo yararimo ikamushyira mu kindi cyiciro. Urugero bishobora kuba yenda ukaba warababaye mu myaka yose ishize itandukanye, ugahura n'ibikomere. Ndifuza ko umuntu wese waba warahuye n'ibikomere, byaba ari iby'umuryango, byaba ari ibyo mu buzima busanzwe, Imana yabyomora, noneho ikamwomora nyine, ikamuha ibisubizo, yaba usenga yaba nudasenga. Ibyo byose Imana ikagira gute, ikaba ariko yabikora. Ibidasobanutse Imana nyine ikabisobanura. Kuko n'abadasenga Imana igira gute, irabatabara. Ntabwo Imana ireba, Bibiliya iravuga ireba hose icyarimwe. Nkatwe dusenga, buri muntu wese agira igihe cye, igihe cy'Imana kijya kigera kuri buri muntu. Buri muntu wese Imana ifite urwandiko yamwandikiye y'ibintu bizamubaho. Niba azashaka afite imyaka 20, niba azashaka afite 30, buri muntu wese afite igihe Imana izamutabarira. Rero numva iyo ikintu navuga, yenda nihere ku rugero, Imana yewe yabwiye yuko izanyubakira urugo mfite imyaka 14, niko yambwiye. Ubwo muri iyo myaka 14 Imana niho yatangiye kunkoresha ibintu by'umurimo wayo. Ubwo muri icyo gihe impamvu yabimbwiye, icyo mbona nyine yakoze, yarabanje ncisha ku ikosi kugira ngo nkore umurimo wayo nyine, kugira ngo nzajye kubaka urugo mfite ubwenge mu mutwe, mfite icyo ngiye kugira gute gukora. Ubwo ni uruhande rwandi ngiye ntanzeho urugero. None se uruhande rw'abandi ubwo se wenda tukiri iwabo, ubu ngubu noneho uzi igihe uzarwubakira? Ubu ngubu ntago mbizi, gusa ibyo yabivuze, kuko isezeranya Aburahamu kwizamuha urubyaro ntago yamuhaye ukwezi cyangwa umwaka. Yaramubwiye gusa ngo narebe hejuru, hareba. Amaze kuhareba amubwiye ati ubonye iki? Ati mbonye inyenyeri. Ati ziriya nyenyeri uko uzibona ku ijuru ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Imujyana no kwiriba, iramubwira ngo narebe hasi. Arangije areba asanga umusenyi, iramubwira ngo uko uwo musenyi ubona ku nyanja niko n'imigisha izakuzaho. Niko yamubwiye, ariko ntiyigeze imubwira umwaka. Bibiliya iravuga ngo ni Imana ireba mu itangiriro ikareba no mu iherezo. Mbona Ernest mpereza karagati ako kari aho hasi nakuzaniye. Imana ishobora kuba ireba ibizabamo hano gutya guhera hano, noneho ikazareba n'ibizazamo hano n'ibizabamo hano. Ubu hano ni ku iherezo nyine. Ahangaha ni ugusohoza amasezerano, ahangaha ni ukubwirwa n'amasezerano, ahangaha ni ukuyasohoza. Hano hagati
iyo ibikubwiye ikakuvuga ngo nzakugirira neza, yego nzakurinda, iguhisha ibizaberamo hagati, ibizareberamo hagati hano gutya. Ibizaberamo hagati ntibikubwira, ikubwira ibiri aha ngaha kugira ngo umutima wawe utagira gute, utiheba, utava mu byizerwa. Hanyuma hano hagati nkuko narindi kubivuga, irabiguhisha kugira ngo udakuka umutima, utava mu nzira z'Imana iyo usenga. Hanyuma hano rero hasaza ahangaha ni hahandi biba bisohoye, ni hahandi Imana ibishohoje iki, amasezerano. Yego, ubwo rero nkuko nari mbivuze, ikibimbwira ndaha mfite imyaka 14, yabimbwiye mfite indirimbo. Nakubwiye ko ndi umuhanzi. Yego, mfite indirimbo nahimbye kuko natangiye guhimba indirimbo mfite imyaka 9. Ngeze muri 14 noneho zakomeza zigira gute, zirazamuka. Niho Imana yatangiye kumvugaho ko nzaba umuhanzi, ko nzakubakira, ko nzakutambagiza, ko nzasengera abarwayi bagakira. Ubwo niho Imana yagize gute, yabimbwiriye ndahangaha nyine mwitangiriro. Hanyuma ngeze hagati ntabwo yigeze imbwira ko nzahuramo n'imiyaga, ntabwo yambwiye ko nzahuramo n'amazi aca mu mazi, ntabwo yigeze imbwira yuko nyine ibigeragezo nyine byo mu murimo w'Imana ntabwo yigeze bimbwira, kuko iyo iyiza kubimbwira ngihagaze hano mu itangiriro ari ikimbwira, ntabwo mba narayikoreye. Ariko kubera ko yampishe ibirimo hano, niyo mpamvu nyikomeje. Urabyumva nk'umuntu w'umukobwa, urumva numvaga abantu iyo bashaka bafite nka 22, 5, yego ngiye ku bwanjye, ariko yo ibasha kubakira n'umuntu ufite imyaka 30, ibasha gukorera ubukwe na 35, gutyo 40. Ejo bundi hari umuhungu bashyingiye wari ugeze mu myaka 50. Ubwo rero ibi byo ni iby'Imana, kuko nta kintu wakora Imana itagikukoreshereje. Ibyo wishakiye ibyo ntago byashoboka atari Imana ibigushyigikiyemo. Yego, uvuga ngo wumvaga byanze bikunze izakubakira urugo ufite nka 24. Yego, cyangwa ni 5 hafi aho. Nuko nyine irihiritse. Moya ntabwo nihebye, kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo, riri muri Yesaya igice cya 50 umurongo waho wa 7, haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomeye mu maso hanjye, hakomeye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Ubwo rero ntabwo mfite bwo gushaka, kuko yariyo yabivuze, n'ubikomeje kubivuga izabikora, kuko hari n'ibyo yagiye ikora ntari kwishoboza. Ibisigaye ntabwo bizayinanira. Hari indirimbo natangiye gusohora ivuga ngo, iyo nasohoreyeho bwa mbere, hari ishuri nari ndi kwiga, ngira Imana nti Imana iri shuri wampaye kuryiga, nimbona ndivuyemo ndisohotsemo nzagushima. Ni indirimbo ivuga ngo umunara. Yego, twagiye. Reka ngushime Mana urabikwiriye, cyane cyane iyo nibutse aho nkuye, nuzura ishimwe mu mutima wanjye, nzajya nguhimbaza ubudaceceka. Reka ngushime Mana urabikwiye, cyane cyane iyo nibutse aho nkuye, nuzura ishimwe mu mutima wanjye, nzajya nguhimbaza ubudaceceka. Nzahagarara ku munara wanjye, maze ndindire numva icyambwira. Nzahagarara ku munara wanjye, maze ndindire numva icyambwira. Iyo ndirimbo ni iyanjye, nijye wayihimbye mfite iyo myaka 14, niyo natangiriyeho impimbo. Iyindi iravuga ngo umwijuto w'ikino nkugira ngo imvura ntizagwa. Umwijuto w'ikino nkugira ngo imvura ntizagwa, Satana tugerageza agira ngo Yesu ntazaza. Iyi nzara iteye agira ngo ntihazaba umweru, nubwo dushonje ariko dushonje duhishiwe. Wihangane mwene data, wibabazwa n'ibiriho,
nyuma y'ibigeragezo hariho kunesha, nyuma yo kunesha uzambikwa ikamba. Amen.